Shusho ndakumva umeze utese mbwa umwe ewana ndaha kabisa nyine byagoranye nanjye ndabona umvise itameze neza se ariko bari bagiye gushira mu munyu mwinshi ni se wimenye ndasinze bamenye ibyaha ngaha shasheri rero niyo mpamvu wabonaga mpitiriza umukozi ngo ategure vuba ngiye kujya mu cyacuma cy'amasengesho cyo kwa kane unyumvire kandi unyumvire ariko sibe nibi ako udatumye nsakuza ntabwo watuza ni ngombwa ngo igihe cyose wumve ko nahora induru iri hejuru wajya uca bugufi nibande muri izi karitsiye wahora bashwanye n'itwe ibintu byose ni induru nzibe koko nta n'isoni yesu we mani kurengere kugereho oyihangane ibira bintu by'abatekamutwe ni bene by'abatekamutwe wajya buri munsi gusenga n'ubutekamutwe koko ariko sheri wari uzi ko tubereho kubera amasengesho ari yatubeshejeho wari ubizi nabyo reba akazi buri munsi wirirwa mu ntonganya buri munsi mu kazi ni intonganya ese sheri udasenze ugira ngo ukora akazi kawe ugira ngo byakunda bikamera neza wagiye wumva ese koko wagiye uca make erega umwana tuzageraho tumubona iri myaka ibaye myinshi pe ni myinshi 5 twarabuze umwana ariko tuzanamubona n'ukuri jya wihangana sibyo ariko shu wagiye unyumva ko hanyuma nuruhe rusengero ubwo rusengero nuruhe zirwa nje shobundi twanyuzanye hari aruguru nkahakwereka ngo mwajye n'ukuri urimo neza uzaze nawe ubirebe mbone warize ko mbone warize gutesha umutwe ureye ko bitazajya wanyumvishe mugabo wanjye ariko nuko Imana izaguhindura Imana izaguhindura nawe basi nyumva babarira unyumve mba nkoruhushya ikibazo muri wanyiki ngemba numva mu mutima wanjye Imana wazampinduriye amateka Tony manze nkubwire reba harahijya kwa Berenari ndakubuyumva suko bareba ntabwo kugira ngo bashwane umugore arinze kugera ntabwo ari ukubera bira bintu by'amasengesho erega sheri reka nkubwire siko byose biba bimeze ura mugore ngo yahoraga yirukanka kwa nyina akajarajana na nyina mu masengesho reba kadashwanye bube ku muntu ntago bivuga ngo nuko yarasenze abantu ntabwo bawe baraguha urugero oya mbabarira basumpe n'isaha imwe ngereyo basi umunsi wa mbere ndakubujije wanyumvishe ariko uzi umubabaro dufite uzi ko twabuze umwana uzi ko mu kazi kawe bimeze nabi ese ndahamagaye Imana ngo kumve ugira ngo byagenda bite ndakumva babarira utongera no kubimbwiraho na rimwe sheri ubu ndeke kujya gusenga kandi Mana yanjye nzongeye kumva n'umuntu cyangwa wavuye aho ngo wagiye muri abatekamutwe w'abanyamasengesho ntago ari abatekamutwe amaze gutanga yanganiye ayahe se sheri ni gusenga ntago bivuga ngo utanze amafaranga kandi ujye wumva umuntu n'ukuri ujye unyumva bamaze gusenya ingo zingaho bagereye muri mudogo urwacu se nibo batwimye urubyaro none se urabonekera mu b'abanyamasengesho Uwiteka niwe urutanga hanyuma wakamenye ko ari Uwiteka hari igihe Imana igutuma ku muhanuzi wayo ikamunyuzaho kugira ngo ubimenye uri kumva neza sheri uba mu murongo urebe ibyo Imana idukorera ahubwo unyemerera mugabo wawe basi nyumva ndakwinginze mbabarira unyumve wanyumvishe umva none basi Mana yanjye kumana ukuruguru wanesheje reba wa mama kuntu yarandindiriye wishyanjye ambwiye ati itegure tugende wabona naheze no kuri gate yabuze n'umufungurira wagiye unyumva koko urahuriramo n'imbwa yiruka oya pe mbabarira basi reka mubwire sheri umva mubwire njyewe utambangamiye ntago waba umugore none se sheri ntago twabana mu mahoro twumvikana tujye dupfa mu gusenga koko kiba cy'amasengesho kigutwara iki aho twasengeraga se habaye iki oya sheri oya aho twasengeraga habaye hari dini urarizi baryita kwasoma gake biriya dini hajya n'abakatolike ni kwasoma gake hanyuma se rigutwaye ikira iriya ndashaka gukizwa nka maramaza shu nuko rero ushaka kugira ngo uzabyara wari wajyara bakubwira ibyo mu kazi kawe ariko reba ukuntu aho ngiriye hariya bari kumbwira inzitizi ziri mu kazi kawe ariko oya kamanze nkubaze reba jondo tugiye ako kuki mukunda kwasoma gake umva manze nkubwire reba igihe duheruka ndakumva sibyo suru kubyibuka hashize igihe kingana iki imyaka 5 aha batubwiye ngo iki ngo tugiye kubyara ariko sheri hanyuma sawa babitubwire hashize igihe kingana iki imvugo y'Imana urayizi nyuma yaho bari kunyizeza akazi warabyumvishe none se sheri wagiye utoza ari ukubyara ntibyabonetse ari akazi bikunde Imana irabikubwira ngo ngiye kubona akazi
kari hehe none se sheri watuje nahindutse kuko ndiho yari ko akazuza oya njyewe nizera imana ngo twizere nakubwiye va mu rugo ubujiji ahubwo urimo shono sinzi ikintu ushaka sinzi icyo nshakaho shasheri wanje rero ni ukuri nyumva wihangane kandi izo ntekerezo ufite zijyane kure ni ukuri mbabarira kandi zijyane imitungo yanjye igiye gushirira ariko sheri wagiye ukizwa koko wagiye ukizwa none se hari kwasoma gake niho batayitwara sheri ndumva wa muntu harimo akomanga wa muntu mbabarira umurehindura umugore we reka basi murebe tujyane ni ukuri nyine tugende tumuka oya wimbwira ngo ntumuke mugabo mwiza mbwira ngo genda ariko inyuma niyo kugira ngo twumvikane ariko mama nzagukorera iki genda nyumva koko umva manze nkubwire ndakumva ico ngaho genda ariko wowe ubwa mbere shasheri wowe ubwa mbere ndakumva n'ubwa nyuma reka ngende yego wowe ubwa mbere ho muri mana nawe uraguhindura wowe ubwa mbere bose nkubwira ngo n'ubwa nyuma oya pe reka murebe dorari mara nakomanga nyaruka sha nyaruka sawa urakoze mugabo mwiza gira umunsi mwiza turongera irukanga sawa yego sha ego uraneza umubyeyi wawe ese imbazi yego umeze ute shana ukuri ko imana uratebutse njyewe ko zari ko mbaga urakomaze bitambukanye ni wowe ndavuga ni duhanye gahunda ntakumva ndakurenza n'umunota oya ntakurenza umunota umeze ute se meze neza ko mana dese sha ibintu by'imana ubirimo nyine udasenze wabivamo sha nyine ntabwo bakano y'amaso uyu munsi ifite icyifuzo ntitujyanye gusenga shakuza byari byananiranye imva umugabo wanjye ni hatari yanze kubyemera ngo nsengera ni mu batubuzi yego ko urubyaro rwabaye urubyaro ngo twarukoze kutihangana ndihangana n'ababyara bamaze n'imyaka 10 wa mubyeyi iki cyifuzo rero ndakiguhaye ubu ngubu tugende winjira uvuga ngo mana urebe na Bera uhindura umugabo we byose oyihangana imana irakuzi kandi by'imana bijya barambije abarambije barataha sha mwana rero buriya urakoze kunjyana gusenga shayo ndi kumva hari ibintu ndambiwe hari ubuzima ndambiwe mwana ubuzima bwo kubaho ntasenga ninywera inzoga gusa mwana ndi kumva ntazi kabisa umva maze gutuza nsigaye meze nk'umuntu wasaze nsigaye ndara numva hari n'amajwi ari kumvugiramo sha ni ukuri iki kintu ukoze cyo kunjyana gusenga ngiriye neza kabisa mwese mwana hari ikintu ndi kwibaza ubu ko ngiye nambaye gutya ntago cyambere no kumutima wawe weze umeze neza biva mu gusenga biva mu gusenga rero ntago menya gusengera mu bigunda pe ndi kumva ntangiye gutinya ntabwo nyasengera yego mana biva mu gusenga haleluya ndabona dutangiye dufashwa gake haleluya ahantu kari amavuta hari amavuta ahantu hari imana
haleluya muvuge amen muvuge amen mugomba gufashwa mu nzu y'Imana mugafashwa mukabyiyumvamo nko kwiga kubitwa n'abandi kabyiyumvamo haleluya yego Imana igifite ubushobozi igiye kuza abana bayo yego kuza abana kimufite yego Imana zakabisha haleluya nyeganyeza mugenzi wawe unyeganyeze umubwire ngo ntacyo uzaba ntabwo ugipfuye ahubwo ubayeho haleluya 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 amina hano rero ndumva hari amavuta menshi hari amavuta nimwicare ubuhanuzi bugiye gutangira haleluya iyi ni isaha y'ubuhanuzi Eliya rero isaha ya saa 9 igeze ahamagara Imana haleluya 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 ahantu hari Imana uvuka Imana imbwiye wowe ugiye kujya muri Amerika haleluya haleluya ariko kugira ngo ujyeyo ugomba gutanga ibitambo haleluya ugomba gutanga ibitambo rero igitambo cya telefoni kugira ngo ubone uko uzurira hehe indege tuvuge amena haleluya kandi ugomba guhita ubitanga ubu nonaha ukabitanga kugira ngo Imana igire gute ibyanzure neza telefoni haleluya ahantu hari amavuta rero haleluya 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 ikindi wowe ndabonye hakomana we hano hari Imana we Mana we haleluya Imana iramwe ngo igiye kuguha etaje igiye kuguha iki etaje tuvuge amen kumana hano hari amavuta Mana we haleluya Imana iguha etaje ugomba gutanga igitambo rero iyo etaje ndayakiye pa kinote y'ibihumbi 10 uyimpereze muri Amerika ugomba kumpa ibihumbi 10 by'ibitambo ndabiguha ikindi ugomba guhita ubitanga aka kanya bizane amina uko niko Imana igize gute imbwiye amen ariko mujye mufashwa ariko mujye mufashwa ababyiyumvamo dutere haleluya ko Mana we ariko mumeze neza Mana we amen ariko mumwikirize haleluya aha hantu rero amina kuba mu nzu y'Imana ni byiza haba hari amahoro mu nzu yawe ni heza haleluya ndahakunda ni heza inzu yawe ni heza ndahakunda ni heza hatonyanga imigisha ni heza ndahakunda haleluya haleluya mu nzu y'Imana rero ugomba kuzamo unezerewe haleluya rero ndabonye mvuka Imana ngiye yongeye guhaye abana babiri yabaguhaye niko bimeze irabaguhaye abana babiri ugomba gutanga igitambo ni Imana ivuze niko bimeze umenya uvangiwe uhoye ntabwo mvangiwe oya ntabwo ndi kubyumva ntabwo umwuka w'Imana ubeshya ni Imana none gutima y'abana babiri n'uwa mbere yambwiye umwe itaramuma humura oya ntabwo izabaguhera icyarimwe none se wowe Mana mbwira niba ari wowe
oya ni Imana ivuganye nawe niko Imana ivuze irabaguhaye ugiye guhita ugenda ugiye gute usame niko bimeze nanjye telefone yanjye arayimpa ugiye kuvuguruza se umwuka w'Imana mbese ugiye kuvuguruza umwuka w'Imana nanjye telefone yanjye urayimera reka mbabwire oya reka mbabwire reka kunywa mu mufuka reka kunywa mu mufuka reka mbabwire reka mbabwire reka mbabwire reka mbabwire reka mbabwire reka Imana ivuganye nanjye Imana ivuganye nanjye oya ni Imana ivuganye nanjye ni Imana ivuganye nanjye ni Imana ivuganye nanjye ni Imana ivuganye nanjye sinakubwiye njye ntabwo nkunda gusengera mu mashyamba ego mana ubu se ntabwo telefone yanjye yari igiye ego umunyago yaradutuburiye ego aho kugira ngo ariko mu madesi wabonye uriya muhanuzi ukuntu ari umutubuzi abahanuzi b'iyi minsi rero simbizi ukuntu ko bateye pe mbega dore umuhanuzi w'umupirate we barabivuze ahubwo tuvuge gahoro umugabo wanjye atatwumva ari mu cyumba urahira ntabwo bizi ko naje yabyanze wumva buriya nababaye buriya bwa mbere uzi ko ari inzu yadutwaye avuga ngo umwana agiye kuza ngo ni igitambo ngo ni nitange ya modoka y'umutuku yaragiye ariwe nayihaye none ageretseho kumbeshya imyaka yabaye 5 none arongeye ngo Imana igiye kumpa impanga ngo ngiye guyimpanga shamana twita agahinda mana yanjye sinzi n'ikintu nakora ubu ngubu nyine urumva kugeragezwa hari ikintu cy'Imana ikora ishaka kugerageza wabonye ibintu yatse bari abantu amatelefone amafaranga ngo bagiye kujya hanze atari ubutubuzi oya rwose none umuntu wanatanga buriya yabivuze yahagurutse ngo Imana iravuze ngo impaye urubyaro mpita numva ya kamera yose ihise izamuka niyo mpamvu wahise ubona nzamuka nanjye bajye bambabarira hasigaye Imana ko dusenga ikora mwa bantu mwe Imana ikisigaye inihutisha ibintu n'ukuri ku Imana rega abantu benshi Imana yari yarabonye ko baguye kubera amasezerano atinze iyi Imana yaciri no gukora ariko umutubuzi buri munsi Imana yanjye kamvuge gahoro umugabo wanjye atananyuma kubyera ubu ngubu icyo tugiye gukora ibintu by'abahanuzi kubivamo cyangiye kubivamo nanjye nicare njye nsenga mu cyumba mbwira Imana ntaho Imana oya pe nyibwire ndi jyenyine nakumbwira ngo umuhanuzi aravuze ngo Imana iraje ngo igiye gukora oya nabirambiwe none numvise ukuri yarataye kumwe ngo ninanga ibitambo icyo uzakora nuko ugerageze kuba kugerageze kumvise abagabo kumvise umugabo wanjye namuhera hehe oya ndi kukubwira mujye murafata ibihe byo kwiyiriza mumare nk'ibihe by'icyumweru nanga icyenda nimureba mubishoboye mufate ibyumweru 2 nimubona ibyumweru 2 mubishoboye mufate n'ukwezi Imana yo ariko se Imana yahaye Sara umwana ngewe n'ingera beriza umwima igahereza hano umwana wowe n'ukuntu ndeba n'ukuntu urukundo rw'abantu utekereza ko Imana mureke ibi bintu by'abahanuzi babica ni ukuri bazengereje abantu barabazengereje barabamaze twabo twose nta muntu cyuvugisha ukuri ku buryo perezida igitekerezo yashyize cyo guhagarika ngo shawe ni ukuri arakabaho nyakubahwa kugira ngo abone iki kintu cyo kugira ngo bambure abantu twabo twose baducucure wa mugani iyo Mana imubwira ngiye kugita nisangira ngo imbwire we niduhumuke gufunguka amaso reka duhumuke tube maso ngewe ibi bintu ndabivuye oya nyine iyo bagiye ukuntu naje kumva umugabo wanjye we Useka sha byihorera uzi ko naje buriya tumaze gutera n'induru ariko wa Mana uko kubu nzagire ndajya nkabura aho mfata ku mwana naramubuze ariko oya none barimo barancucura n'utwo nari nifite tugira yuko nta kinanira ariko nzamubona yahaye umwana abagore bose birirwa banyina ku mubyimba ndarambiwe none akagabo ngo nagapasiteri nako kaza gatuburira abantu nta n'isoni gafite buriya se kaba kazi ngo tuba twabigikuye biriya bintu ubonye wa mukobwa wari wambaye agakabutura kagufiya k'ikoboyi uru telefone yamuhaye
niho rero nahise numva mu mutwe wanjye bijiganyitse numva buriya nayigiye kuhita muniga no gukizwa ni byiza numvaga nahita muniga urufuzo rukahita ruza yambabaje nibyo nazamutse nkamubwira ngo ibyo ngibyo ntabwo nemerewe nawe reka rero twumvikane urebye igihe tumaze ushaka n'ubuhanuzi wahawe imyaka ibaye myinshi yego nubwo bavuga ngo imana ngo iby'imana birya abarambirije batahe tujye utinya umuntu uvuga ngo zana ngo zana igitambo imana iravuze ariko nasenze henshi ntabwo ibyo bintu ngenda ndimo ndabyemera ngewe ntabwo iyo mana iri kuvuga ngo bazane ibitambo ngo nzane ngo inzu ngo nzane ngo amafaranga ngo nzane telefone ngo nzane ibiki byose iyo ntabwo turi kumwe imana ntabwo ikora gutya hano hari imbeho mwana oya bajye basenga bayari ukwabo basenga bya bayari bariya baragatsindwa n'ihoraho na satani afite imbaraga birabareba buriya rero ngewe yari ijya kumujwigiriza nkafata rwa rubuye rwo mu bisate aho twari turi hahita mumena umutwe nuko mwahise muza mwese oya mbabarira uzi agahinda nteye uzi ukuntu natonganye n'umugabo wanjye ahubwo mana imari bare ntanabyumva abyumvise nahita dusohoka cyane ni kamere iba yanze mbabarira uzi umujinya mfite ndumva kurya ntazongera kurya uzi ikindi nzongera kurya ariko numvisha akana kari gukina mu nda